mwumvise byinshi, ariko ibyo byinshi mwumvise Imana ibabajwe nuko ntacyo byabigishije. Yemwe ntabwo byigeze bibigisha, ariko mwumve icyo ijambo ry'Imana rivuze. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, ubikora wihishe ukagira ngo ahari bizaguma guhishwa, ariko nkubwire ko bigiye kuza mu manza. Iyo ni iki gituma wumva ariko ibyo wumvise ntubyumvire? Babwire ko abantu benshi bazize kutumvira. Abantu barumva ariko ikibazo ntibumvira. Ntiwahamagariwe kwambara ikote, oya, ntabwo wahamagariwe kwicara muri iyo ntebe y'icyubahiro, wahamagariwe kwezwa. Icyo Imana guhamagariye ni ukwezwa, kandi cyatumye Imana ikwicaza kuri iyo ntebe y'ubupasitori kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'icyo. Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo umujinya ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Igihe mugiye kujarajara mushaka aho mwihisha ariko ntimuhabone, biravuga ngo bazajarajara bakubite hirya no hino, bazajya ku nyanja bajye ku yindi, ariko ndashaka kubabwira ko iki gihe kibagezeho. Mugiye kujarajara mukubite hirya no hino mushaka aho mwihisha muhabure, kubera ko mwabwiwe kenshi. Ndagushimiye mu izina rya Yesu, ngushimiye ko ubanye natwe muri uyu mwanya. Waravuze ngo aho babiri batatu bateraniye Yesu uzaba hagati yabo, natwe duteraniye hamwe izina ryawe, ntari mu rindi zina ni mu ryawe. Ngwino ubane natwe, kandi uravuga ngo umwuka wera azatubera umuyobozi. Mwuka wera naze yiyoborere muri iki kiganiro, kandi ubutumwa bwiza tuvuga Mwami reka ubuherekeshe imirimo yawe n'ibitangaza. Urakoze rero, byose bikore kwiyubahisha mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Turabashimiye kandi twongeye kugaruka ngo tubagezeho ubutumwa bwiza icyo Imana yaduhaye kubabwira. Imana rero ibaha umugisha ko mudahwema kudukurikira, kandi namwe Imana izajya ibagirira neza. Uko murushaho kumva ubutumwa bwiza niko namwe murushaho gukura mu buryo bw'umwuka. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cy'umubwiriza. Igitabo cy'umubwiriza turasoma igice cya 12 umurongo waho wa 13. Niho ngira ngo dusome, uhadusomere ntacyo. Umubwiriza ibice 12 umurongo wa 13. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Uwa 14 usome. Umubwiriza ibice 12, yego 13. 13, 14. Iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe. Iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo. Kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza. N'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. N'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi, Imana ikugirire neza. Amen. Bibiliya iravuze ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo. Ndagira ngo babwire ko iyi ari indunduro y'ijambo byose byarumviswe. Ntabyo mutumvise ngo wenda murabyumva nonaha, ariko nje kubabwira ko iyi ari indunduro y'ijambo byose byarumviswe.
wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko Imana izazana umurimo wose wakoze mu manza, n'igihishwe ari icyiza cyangwa ikibi. Iyi ni indunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Imana itugirire neza. Nje kubabwira ko mwumvise byinshi, yemwe mwumvise abahanuzi bahanura, yemwe mufite Bibiliya, mwarasomye ijambo ry'Imana, ndetse n'abandi mwagerageje kwiga za teori kugira ngo murusheho gusobanukirwa amagambo y'Imana. Mwumvise byinshi, ariko ibyo byinshi mwumvise Imana ibabajwe nuko ntacyo byabigishije. Yemwe ntabwo byigeze bibigisha, ariko mwumve icyo ijambo ry'Imana rivuze, mwumve icyo Imana ivuganye namwe. Iyi ni indunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Imana ikigusaba ni ukuyubaha kandi ugakomeza amategeko yayo. Ariko muri iyi minsi abantu ntibari kubaha Imana, ntibari kugendera mu mategeko y'Imana, ariko nyamara barayumvise. Mwibuke ko Abisiraheli Imana yabahaye amategeko yo kubayobora, barimo bava muri Egiputa, barimo bajya i Kanani mu gihugu cy'amasezerano. Nyamara aya mategeko Imana yabahaye ngo abe umushorera wo kubageza mu gihugu cy'isezerano. Abisiraheli amategeko barayagandira, ntibayumvira. Imana ibabuza kwiba, ariko bariba. Imana ikababuza gusambana, barasambana. Muri abasomyi ba Bibiliya, benshi mwarasomye Bibiliya, kuko turi mu gihe ubutumwa bwakwiye ahantu henshi, ku buryo abantu bumvisha ubutumwa bwiza. Yemwe bageze mu gihugu cy'Abamowabu, muribuka ko abasomye Bibiliya n'abatarayisomye muyisome, bageze mu gihugu cy'Abamowabu, biravuze ngo bagiye gusambana n'Abamowabu. Abasore basambana n'abakobwa b'Abamowabu, abakobwa nabo bibuko. Ubusambanyi buragwira kandi bari mu rugendo rujya i Kanani, mu gihugu Imana yabasezeranije. Kandi koko bari bafite amasezerano, ariko niki cyatumye batagerayo? Nuko batumviye amategeko y'Imana. None nawe uyu munsi wumvise iri jambo, wumvise iri jwi, wumvise uyu muburo. Iyi ni indunduro y'ijambo, byose warabyumvise. Igisigaye wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza. Ubikora wihishe, ukagira ngo ahari bizaguma guhishwa, ariko nkubwire ko bigiye kuza mu manza. Iyo mirimo ukora wihishe, yemwe ukavuga ko ukorera Imana, ariko ugakora ibibi wihishe, ukihisha mu mirimo y'Imana ugakora ibibi. Iyo mirimo yawe yose ukora wihishe igiye kujya ahagaragara, igiye kujya ku mugaragaro. Ibyo ukora bigiye guhishurwa, ibyo ukora bigiye kujya ahagaragara, kuko iyi ni indunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose, cyaba icyiza cyangwa ikibi. Abakora ibyiza bigiye kugaragara ko ari byiza, n'abakora ibibi bigiye kugaragara ko ari bibi. Bantu bari bakuzi nk'aho uri mwiza, bakwita potere, bakwita poso, bakwita pasitoro, ariko bigiye kugaragara ko utari we. Bigiye kugaragara. Ndagira ngo ubwire ko ibyo umuntu akora nibyo bigiye kumugaragaza. Imana ikugirire neza. Wowe unyumva unkurikirana, iyi ni indunduro y'ijambo, byose byarumviswe.
waba ubikore aho ngaho ubikorera hose, nubwo uzi ko abantu badahari ariko Imana irahari irabizi. Waba ubigambirira mu mutima ugatekereza ko wabigambiriye ntawe muri kumwe, ukabesha ukagira ngo ahari wenda kubera ko wagambiriye kubesha abantu batahari, ariko Imana irabizi. Imana izi ko uri umunyabinyoma. Imana itugirire neza. Iyi ni indunduro y'ijambo, byose byarumviswe. N'icyo utumvishe ngo wihane. Ubutumwa bwiza bwanyuze kuri televiziyo, amaradiyo warumvishe ubutumwa bwiza, wumvishe yemwe social media zirahari, YouTube zirahari, abavuga butumwa baravuga, ariko ntuhinduka uragumuka gumukuri. Ni iki gituma udahinduka? Iyi ni indunduro y'ijambo, byose byarumviswe, byose byarumviswe. Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba bikunda, bazaba bakunda impiya, bazaba birarira, bazaba ari indashima, bazaba atari n'abera, bazaba bakunda ibibanezeza. None nawe wamenye ijambo ry'Imana, ariko n'iki gituma udahinduka? None ujya mu mirimo y'Imana wirarira, yemwe uvuga ubutumwa wiyoberanya, utari uwera. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo umuntu wese wegera Imana agomba kubanza akamenya ko iriho, kandi akamenya ko igororera abayishaka. Niba uzi ko Imana usenga iriho, kuki usenga wiyoberanya? Niyo mpamvu ibyo ukora izabihishura bikajya ku karubanda, abantu bose bakabimenya. Uyu munsi urabikora ubihisha abantu, ariko Imana igiye kubihishura, n'abo wabihishe bagiye kubimenya. Imana itugirire neza. Iyi ni indunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo. Imana izazana umurimo w'umuntu wese mu manza. Imana izazana umurimo w'umuntu wese mu manza. N'igihishwe cyose, cyaba ari icyiza cyaba ari n'ikibi, kigiye kugaragara. Imana itugirire neza. Ndagira nkubwire ngo icyo Imana igushakaho nuko wubaha amategeko yayo. Ariko kuki ukorera Imana utayubaha? Kuki uyikorera utubaha amategeko y'Imana? Uzaba nka Mukaroti ngo warebye inyuma agahinduka igishinga cy'umunyu. Nyamara Mukaroti yari yabwiwe n'Imana, yari yumvise. None weho n'icyo utumvise? Mukaroti yari yabwiwe guhunga, none uyu munsi ubwirwa kenshi ngo uve mu byaha, uranga ukabijyamo. Ubwirwa kenshi ngo wihane, uranga ntiwihane. Ubwirwa kenshi ngo ureke ibibi, ariko uranga ibibi ukabikomeza. Ariko nje kukubwira ko iyo ari indunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Icyo Imana igushakaho uyubahe kandi ukomeza amategeko yayo. Ubwirwa kenshi ariko na n'ubu ntiwumva. Imana itugirire neza. Nyamara Abisiraheli Imana bahaye amategeko ngo ababere umushorera ubageza ku Mana. Abashorera bageza aho Imana yashakaga kubajyana. Nawe wahawe amategeko y'Imana mu mutima wawe. Bibiliya ivuga ngo iki? Imana yaravuze ngo ntizongera kuyashyira ku bisate by'amabuye, ntizongera kuyandika ku bisate by'amabuye, ahubwo izayandika ku mitima y'abantu bayo. Imana yaravuze ngo ntabwo izongera kuyashyira ku bisate by'amabuye, ahubwo izayandika mu mitima y'abantu bayo. Bivuze ko amategeko y'Imana yanditse mu mutima wawe. Iyo ujya kwiba, ndagira nkubwire ko umushinja cyaha muba muri kumwe. Amategeko y'Imana ari mu mutima wawe.
niba utemera niba utayakomeza ngo uyubahirize, ndagira ngo ubwire ko iyi ari indunduro y'ijambo, ibyo ukora bigiye kujya ku mugaragaro. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Niki gituma wumva ariko ibyo wumvise ntubyumvire? Babwire ko abantu benshi bazize kutumvira. Abantu barumva ariko ikibazo ntibumvira. Abantu barumva, n'ubu ndi kuvugana namwe muri kumva ubu butumwa, ariko ikibazo ni ukubwumvira. Abantu barumva ariko ntibumvira, nicyo kibabaje Imana. Abantu bumvise ubutumwa, yemwe bumvise ubutumwa, bwaba buciye mu kanwa k'abahanuzi, bwaba buciye mu kanwa k'abigisha, bwaba buciye mu kanwa k'abashumba, ubutumwa buravugwa, yemwe ku maradiyo buravugwa. Abantu barumvise, abantu barumvise. Ntabwo uzazira kutumvise, ahubwo uzazira kutumviye. Dore umutambyi Eli, witwa Eli, Imana yamutumyeho intumwa kubera ko batambaga ibitambo by'Uwiteka ariko bakabitambana ibyaha, bagakora ibyaha bakora n'imirimo y'Imana. Bari abatambyi b'Uwiteka Imana yahamagaye, basutsweho amavuta. Uragira ngo urakangisha ngo wari imiswe, ngo Imana araguhamagaye? Bibiliya iravuga ngo ntabwo mwahamagariye kwanduzwa, ahubwo mwahamagariye kwezwa. Nguwo umuhamagaro wacu twese ni ukwezwa. Waba uri bishop ntiwahamagariwe kwambara ikote, oya, ntabwo wahamagariwe kwicara muri iyo ntebe y'icyubahiro, wahamagariye kwezwa, wahamagariwe kwezwa. Icyo Imana aguhamagariye ni ukwezwa, kandi cyatumye Imana ikwicaza kuri iyo ntebe y'ubupasitori kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'icyo, kwari ukugira ngo uheheshereze Imana icyubahiro. Ariko aho kuhaheshereza Imana icyubahiro, ahubwo uhatukishirije izina ry'Imana. Izina ryawe pasitori, aho kugira ngo riheshe Imana icyubahiro, riri gutukisha Imana. Izina ryawe evangeliste, kugira ngo riheshe Imana icyubahiro, riri gutukisha izina ry'Imana. Ntabwo wahamagariwe kwanduzwa, ahubwo wahamagariwe kwezwa. Ndagira nkubwire ko umurimo w'umuntu wese ugiye kuza mu manza, n'igihishwe cyose, ari ikibi ari n'icyiza, niba ukora ibyiza bigiye kugaragara hano imbere gatoya, bigiye kugaragara. Niba ukora ibibi bigiye kugaragara. Yemwe aho uri hose, waba uri i Burayi, waba uri muri Afurika, ndagira nkubwire ngo aho uri hose, kandi mbabwire ko Imana dusenga ni imwe, nta Mana y'i Burayi nta niyo muri Afurika. Ibyo Imana idusaba turi Abanyafurika ibigusaba uri uwo i Burayi. Niyo mpamvu wishuka wageze aho muri ibyo bihugu by'abazungu, urangije uvuga ko imico usanze ariyo ugomba kubamo. Usanze batingana, nawe uba umutinganyi kandi uguma kwitwa pasitori. Usanze ari abibone, nawe uhinduka we. Usanze ibyo ubasanganye aba ari byo ufata. Ugira ngo Imana yari muri Afurika ubana nayo, wageze i Burayi irahinduka. Ntabwo yahindutse, ahubwo niwe wahindutse. Imana dusenga ntihinduka, niweho wahindutse. Ntugire ngo Imana yarahindutse. Imana itugirire neza. Umurimo w'umuntu wese ugiye kuza mu manza. Iyi ni indunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, kandi n'igihishwe cyose kigiye kugaragara.
Imana itugirire neza. Ndagira nkubwire ngo Bibiliya iravuze ngo wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo. Uvuga ko wubaha Imana gute udakomeza amategeko y'Imana? Amategeko y'Imana aravuga ngo ntugasambane, ariko urahanura usambana. Amategeko y'Imana aravuga ngo ntukibe, ariko uhanura uri umwesikoro. Amategeko y'Imana aravuga ngo ntukabeshe, ariko wewe urabesha ukabeshera n'abandi. Amategeko y'Imana atubwira kugira urukundo, ariko we nta rukundo ugira. Uri pasitoro ukorera Imana, ariko uyikorera udakomeza amategeko yayo. Amategeko y'Imana avuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukazikubita imbere, ntukazipfukamire, ariko ufite ibigirwamana wimitse mu mutima wawe, usenga ufite impigi. Yemwe rimwe ujya mu bapfumu washatseyo imiti igufasha gukora ibitangaza ukabyitirira Imana. Ibyo bigirwamana witirira Imana bigiye kujya ahagaragara. Ibyo bigirwamana wimitse witwaza ukavuga ko ari Imana igukoresha ibitangaza. Ndagira mbabwire ko ntabwo umuntu yakora ibitangaza adafite nyiri ibitangaza. Nyiri ibitangaza ninde? Ubikora ninde? Ni Imana. None kuki ubyitirira Imana kandi udafite Imana? Imana itugirire neza. Imana yabana nawe gute kandi udakomeza amategeko yayo? Abisirayeli bamaze kureka kugendera mu mategeko y'Imana, yabateye umugongo, ibwira Mose ngo sinzongera kubana nabo. Yabateye umugongo irabareka, irangije inategeka ko batazayigerera mu gihugu cy'amasezerano yarahiye sekuruza wabo Aburahamu. Iravuga ngo bazahera mu butayu, ntibazambuka ngo bambuke Yorodani. Imana bamaze kwimika ibindi bigirwamana mu mitima yabo, bamaze kugira Abisirayeli ngo bagezeho bajya kuraguza bakaza no gusenga. None nawe uraraguza ukaza no gusenga, ujya mu bapfumu kuraguza gushakiraho insinzi ukaza no mu masengesho. Uvuga kuri pasitoro uyoboye itorero ry'Imana, ukajya no gushaka, ukajya no mu bapfumu gushaka impigi zizajya ziguhesha gukora ibitangaza. Ukajya mu barangi, ukajya gucisha. Abantu benshi bafite ibyo bacishije. Ndagira ngo mbabwire ko ibimenyetso byerekana ko Imana itaba muri wowe nuko utajya unesha ibyaha, ahubwo ibyaha bikunesha buri munsi. Imana iyo iri muri wowe unesha ibyaha. Imana itugirire neza. Kandi ndagira mbabwire ko wowe uvuga ko ufite amavuta y'Imana, ariko mbabwire ko amavuta akomoka ku mbuto. Niba nta mbuto ufite, amavuta ufite ava he? Bivuze ko imbuto nizo zibyara amavuta. Imbuto nizo zibyara amavuta. Nuvuga ko ufite amavuta y'Imana, kandi imbuto z'umwuka nizo ziguha amavuta, kandi ayo mavuta niyo atuma ukora ibitangaza. Imana itugirire neza. Ariko ayo mavuta ufite, ariko nta mbuto ugira, no muri karitsiye ubamo nta mbuto uherera, no mu kazi ukorera nta mbuto uhagirira. Imana itugirire neza. Ariko nabwiwe ngo umurimo wose ukora, nubwo waba ukora wihishe, ugiye kuza ku karubanda, kuko ikintu cyose ukora kigiye kuza mu manza, ari ikiza cyangwa ikibi. Imana itugirire neza. Dore usigaye ucururiza ku miti. Yemwe ujya kugura ngo imyunyu ngo iva mu nyanja, ngo niyo iguhesha amahirwe, ngo niyo ituma ngo ugira amahirwe ngo yo kunguka, kubera ko wamaze kwimika ibindi bigirwamana mu mutima wawe. Wamaze kwimika izindi mana mu mutima wawe. Ariko ndagira nkubwire ko Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo umujinya ubyukirijwe ubugome
no gukiranirwa by'abantu bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Umujinya ubyukirijwe ubugome, ndagira ngo ubwire ko urimo ibyaha uko ubikora uba urimo wuzuza agacuma k'umujinya, uba urimo wuzuza agacuma k'umujinya. Uko ugenda ukorera Imana wiyoberanya ukora n'ibyaha, niko ugenda wuzuza agacuma k'umujinya. Uburakari bw'Imana niko ugenda ubukongeza. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo umujinya ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Nubwo bazi iteka ry'Imana ko abakora ibimeze bityo bakwiye gupfa, uretse kubikora ubwabo bashima n'abandi babikora. None uretse gukora ibyaha weho gusa ushima n'abandi. Kugenda ugira inama utandukanya ingo z'abantu, ugenda usenya ingo z'abantu, ukagira inama abagabo guta abagore, ukagira inama abagore guta abagabo, uretse no gukora ibyaha, uretse no kumenya ko abakora ibyo bazapfa, ariko uri n'umujyanama mubi. Kugenda ugira inama abantu gukuramo amada, abagore ukabagira inama gukuramo amada, ukagira inama abakobwa gukuramo inda, ndetse yemwe ukanabereka inzira banyuramo. Ariko umva uko ijambo ry'Imana rikubwiye mu rwandiko rw'Abaroma mu gice cya mbere uhereye ku murongo wa 18. Umujinya ubyukirijwe ubugome, umujinya ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Yemwe uretse ko bazi nuko abakora bene ibyo bakwiye gupfa, uretse no kubikora ubwabo bashima n'abandi babikora, uretse no gukora ibyaha kwawe wabaye n'umujyanama mubi. Imana itugirire neza. Ariko umujinya w'Imana uraguhagurukiye, umujinya w'Imana uraguhagurukiye, kandi ibyo ukora wihishe bigiye kujya ku karubanda. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Mu rwandiko rw'Abagalatiya havuga ngo iki? Haravuga ngo ndatangazwa cyane, ni igice cya mbere cy'urwo rwandiko, ndatangazwa cyane nuko mwimuye vuba mukareka uwahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa. Ariko si ubutumwa ni ikindi, kuko uzababwiriza ubutumwa budahura n'ubwo mwamenye mbere azavumwe, yaba ari twebwe cyangwa ari marayika azavumwe. None umuntu ubabwiriza ubutumwa bwo kuvuga ngo mukore divorce za buri munsi, uwo muntu ubwo butumwa bukwe ku Mana? Biravuze ngo ni ikindi, hari uwabazaniye ubundi butumwa bubahagarika imitima, bubatandukanya n'imiryango yanyu. Azavumwe naho yaba ari twebwe tubivuze. Uyu ni Pawulo nk'intumwa wavuze ati niyo yaba ari nge Pawulo uvuze ngo uzanye ubundi butumwa butari ubwo mwamenye mbere, nanjye nkwiye umuvumo. Wowe muhanuzi uri guhanura ibyo gutandukanya ingo, umuvumo wamaze kwinjira iwawe. Yewe wowe muvuga butumwa urimo uvuga ubutumwa butari ubw'Imana, butari ubwo kuzanira ibyiza abanyarwanda cyangwa se n'abandi n'abaturage batuye isi. Ndagira ngo ubwire ko biravuze ngo uzanye ubundi butumwa avumwe, kuko ni ikindi yabazaniye. Bantu bamaze kwakira ikindi kitari ubutumwa, bantu bamaze gufata ikindi kitari ubutumwa, bavuye ku butumwa bwiza bubazanira agakiza. Ariyo mpamvu basigaye barabaye abasambanyi kandi banasenga banahanura banabwiriza, babaye abasinzi babanywa ibibisindisha, bamaze kuba abapfumu, bamaze kuba abapfumu nabo basigaye bakoresha indagu aho kugira ngo bakorere Imana. Imana itugirire neza. Ariko Bibiliya iravuze ngo uzabazanira ubundi butumwa budahura n'ubwo mwamenye mbere azavumwe, naho yaba ari marayika. Imana itugirire neza. Naho yaba ari marayika, umuntu akakubwira ngo Imana iravuze ngo nimusambana ngo uravaho imikoshi,
akagusambanya. Benshi basambanyijwe n'ababahanuriye, benshi basambanyijwe n'abapasitoro babo, ariko bitwaje ngo ni ubutumwa buvuye ku Mana cyangwa se buvuye mu ijwi ry'ubuhanuzi. Ariko uzababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwamenye mbere bubazanira agakiza, uwazavumwe, naho yaba ari marayika, naho yaba ari twebwe, naho yaba ari pasitoro, naho yaba ari revera, uwazavumwe, kuko ni ikindi si ubutumwa. Imana itugirire neza. Iyi ni indunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, Imana izazana umurimo w'umuntu wese mu manza, n'igihishwe icyo ari cyo cyose kizagaragara. Yewe wowe wihaye guhanura ukabirepeta, wowe urepeta indimi, ukarepeta indimi ukabyishiramo, uri kwishakira viyuzi, urimo kwishakira indamu. Ngagira ngo ubwire ko ibyo binyoma byawe bigiye kujya ku karubanda. Wowe wihaye kuvuga ubutumwa bw'ubwesikoro, ubutumwa bwo kwiba abantu, ubutumwa bukuzanira indamu gusa, nyamara abantu babiguha, ariko birimo urubanza. Birimo urubanza. Bibiliya ivuga ku bana b'Imana ko bakwiye kubana mu rukundo kandi bagakundana urukundo rwa kivandimwe. Urukundo rwa kivandimwe ni uruhe? Ni ukumenya ko mugenzi wawe hari icyo abuze ukaba nawe wamurwanaho. Ni urukundo rwa kivandimwe, ugakunda mwene so nk'umuvandimwe wawe. Naho yaba ari pasitoro, naho yaba ari revera, uwazavumwe, kuko ni ikindi si ubutumwa. Imana itugirire neza. Iyi ni indunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, Imana izazana umurimo w'umuntu wese mu manza, n'igihishwe icyo ari cyo cyose kizagaragara. Yewe wowe wihaye guhanura ukabirepeta, wowe urepeta indimi, ukarepeta indimi ukabyishiramo, uri kwishakira viyuzi, urimo kwishakira indamu. Ndagira ngo ubwire ko ibyo binyoma byawe bigiye kujya ku karubanda. Wowe wihaye kuvuga ubutumwa bw'ubwesikoro, ubutumwa bwo kwiba abantu, ubutumwa bukuzanira indamu gusa, nyamara abantu babiguha, ariko birimo urubanza. Birimo urubanza. Bibiliya ivuga ku bana b'Imana ko bakwiye kubana mu rukundo kandi bagakundana urukundo rwa kivandimwe. Urukundo rwa kivandimwe ni uruhe? Ni ukumenya ko mugenzi wawe hari icyo abuze ukaba nawe wamurwanaho. Ni urukundo rwa kivandimwe, ugakunda mwene so nk'umuvandimwe wawe. Yemwe ukaba yaba ashonje ukamugaburira, yaba arwaye ukamusura, yaba yambaye ubusa ukamwambika. Ariko urwo rukundo ntirukiba mu bantu, ahubwo abantu buri wese abaye nyamwigendaho, ndetse abandi baba besikoro, avata ubwo ntabyo mbona, nanjye ndashaka inzira nzabyiboneramo. Ariko Imana irashaka ngo wongere ukomeze amategeko y'Imana, ugaruke mu rukundo rw'Imana. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo, Imana itugirire neza. Iyi ni indunduro y'ijambo, byose byarumviswe. Wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo. Waba uri aho ngaho muri Amerika, Imana iragusaba kuyubaha. Ntiwimike ibindi bigirwamana mu mutima wawe, komeza amategeko y'Imana. Ntugire izindi mana upfukamira, ntugire ibindi bishushanyo uramya, komeza amategeko y'Imana. Nyamara Saduraka, Meshake na Abedenego bakomeje amategeko y'Imana bari i Babuloni. Imana ibaherayo agaciro, Imana ibavuga neza bari i Babuloni. Imana igaragaza ukuboko kwayo bari i Babuloni.
nyamara igihe bari bakiriweho iteka ryo gushyirwa mu muriro bagasha, imana bakuye mu itanura ry'umuriro kubera ko bakomeje amategeko yayo. Wowe uzarengerwa n'iki ko igihe kibi kikugezeho? Wowe uzatabarwa nande ko imana yakagutabaye wayiteye umugongo? Nyamara Abisirayeli bagize ngo ahari gutera imana umugongo, bagira ngo ahari nibyo byiza babonye, ariko gutera imana umugongo bagakora ibyaha byatumye batagera mu gihugu cy'amasezerano. Nawe kuba ukora umurimo w'Imana nawe ubivanga, ukaba ubivangavanga, nyamara ugira ngo ahari wenda imana niyo uri guhemukira, urimo wihemukira. Kubera ko imana izaguha ubugingo, imana izaguha iherezo ryiza, imana gusezeranyije byinshi izagukorera, ariko yemwe ubuza amahirwe, ubuza ibyiza wari warateguriwe nayo, ari weho ubyibujije. Imana ikugirire neza, icyamugahindukira, icyamukagarukiraho, icyamukarekeraho. Muri iyi minsi hari abantu bafite ubutumwa bw'ibihuha, bandi bafite amagambo menshi, ariko Yesu yarabivuze ngo hazabaho ubuhanuzi bw'ibinyoma, ngo kandi abahanuzi babuhanura bayobye benshi, hazabaho n'intambara n'impuha zazo. Ariko ibyo ngibyo Bibiliya iravuga ngo ntibizabahagarika imitima. Muzirinde guhagarika imitima, Imana itugirire neza, kuko bitazabura kubaho. Ntabwo intambara zizabura kubaho, ntabwo ibyorezo bizabura kubaho, ariko mwirinde mudahagarika imitima, kuko ibyo ntibizabura kubaho. Ahubwo mwezwe, mwubahe Imana, mukomeze amategeko y'Imana. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe. Ndagira ngo rero soreza ahangaha, ariko icyo Imana ishaka ni ukukomeza amategeko yayo, kubera ko icyo ukora cyose kizaza mu rubanza. Nyamara urakora ukagira ngo bizarangiriraho, bizaza mu rubanza. Ikindi ni uko mwabwiwe kenshi ubutumwa, ariko ntimuhinduke. Kubera ko mwanze guhinduka, Imana ije kubonana namwe. Ikindi, musuwe mutunguwe. Niyo mpamvu mwari mukwiye kuba maso, mwumvisha ubu butumwa mbabwiye, mwari mukwiye kugaruka vuba. Imana ibagirire neza. Dore hagiye kuzaho igihe mugiye kujarajara, mushaka aho mwihisha ariko ntimuhabone. Biravuga ngo bazajarajara bakubite hirya no hino, bazajya ku nyanja bajye ku yindi, ariko ndashaka kubabwira ko iki gihe kibagezeho. Mugiye kujarajara, mukubite hirya no hino, mushaka aho mwihisha muhabure, kubera ko mwabwiwe kenshi. Imana yabahendahenze kenshi, yemwe Imana yagiye yigiza hirya ibyago n'ibihano yakabahanye, ariko mwebwe muguma gukora ibyaha biguma kuyirakaza. N'uwababesha akabiringiza amahoro, ndagira ngo mbahakanire ko nta mahoro mufite. N'uwabiringiza amahoro yabababesha, kuko namwe murabizi ko mu mitima yanyu ntayo mufite. Niyo mpamvu rero icyabahesha amahoro ni ukugarukira Uwiteka. Imana nibaha umugisha. Urakoze cyane, Imana y'amahoro nawe iguhe umugisha. Uyu ni umurimo mwiza, ni umuyoboro w'itangazamakuru ari kugeza ubutumwa kuri benshi. Ndabasabira umugisha kandi wubahe. Urakoze Mwami, natwe ukomeze kutugirira neza no kuduha imbaraga, dusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Umugisha w'Imana kubeho.